inzozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Izi nzozi nuzirota umenye yuko ubuzima bwawe buri ahantu habi, ukeneye gusengerwa byihuse. Niba wararose zino nzozi, zimwe muri izi nzozi ngiye kukubwira, inzoka ikwizingiraho, karota ikwizunguriza mu nda, igihe cyose uryamye ugahora ubona inzoka, bisobanuye yuko iyo uyihamije ukayica bivuze ngo uranesheje. Iyo uyishe ubunesheje, ariko igihe cyose utayishoboye bivuze yuko uri mu mazi abira. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo butatu nibwo ushobora kubonamo iyo nzoka, kandi nibwo buryo ushobora gusobanukirwamo. Imana itugirire neza. Ikindi, hari undi muntu wambaje ati akenshi buri uko ndyamye nkunda kurota nibona mu marimbi. Imana y'amahoro itugirire neza. Buri uko agiye kuryama yibona ari mu marimbi, akibona ari mu irimbi, akabona arimo agenda, akabona rimwe na rimwe akabona arimo aramanuka. Mbega igihe cyose ugiye kuryama wibona mu marimbi. Izo nzozi zikunda kukuzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Bivuze yuko Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana aho uherereye hose. Kankubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, kankubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari ku mugoroba. Nanjye ndamahoro ndashima Imana. Ni Profete Emma ugarutse nk'ibisanzwe. Kankubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho. Niba waramaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Niba utaranayikora kandi ndagusabye yikore kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Kanda kuri subscribe. Ni inkunga ikomeye urabunteye, urabushyigikiye, urabuhagararanye nanjye, urabunteye imbaraga. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Rero ndagarutse muri wa mwanya wo kubohoka. Iyi ni ya saha yo kubohoka. Hari ibintu bimaze igihe bikuboshye bikeneye kuva kuri wowe. Hari ibintu bimaze igihe bikuziritse bikwiriye kukurekura mu izina rya Yesu Kristo. Rero tugeze muri ya saha yo kubohoka. Iyo tugeze muri iyi saha, mba ngira ngo nkubwire ngo iki kiganiro nukireba, ntuze kurekeraho utakirangije, kirangize iki kiganiro. Kirangize kugira ngo uze kuza kumva ibyagufasha n'ibyakugirira umumaro. Hanyuma rero nkiri muri uyu mwanya ndabararikira amasengesho tugiye kuzasenga y'iminsi 21. Iminsi 21 ngira ngo turaza guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Icyo uza gukora nta kindi, uraza kunyandikira kuri iyo nimero uri bubone muri screen yawe. Ni amasengesho yo gusana igicaniro, ni amasengesho yo gusana inkike, amasengesho yo gusana igicaniro. Ari ibyawe byasenyutse, abarozi bakubakiye ibicaniro, barakuroga kuri rwa rwego nta kintu na kimwe ukibasha kwakira. Ariko mu masengesho y'iminsi 21 ni amasengesho yo kuritura, ni amasengesho yo gusenya, ni amasengesho yo kuburizamo imigambi yose y'abazimu n'abadayimoni. Muri 21 hari wabuze akazi, birashoboka ko uri umushomeri. Muri 21 tuzasengera abakobwa bamaze igihe kinini ugerageza gushaka bikanga, ubuza akazi, ugira icyangiro, ugira igisuzuguriro, umwuka w'inyatsi, umwuka w'ibihombo, umwuka wo kudatera imbere, uburwayi wivuje kwa muganga ukabwivuza bukananirana. Ubwo burwayi warabwivuje nta kutagize, waragerageje ariko byaranze. Tuzasenga muri ayo masengesho y'iminsi 21. Tuzasenga rero, icyo usabwa nta kindi, urashaka kubana nanjye muri ayo masengesho, urashaka ko tubana mu bihe byo gusenga aya masengesho, nyandikira kuri WhatsApp, kuri iyo nimero ubona kuri screen. Nyandikira umbwira uti Prophet, ndashaka tubane muri aya masengesho. Ikindi kintu ndimo ndabasaba, ni munyarukire kuri TikTok. Abagira TikTok, genda ushake Prophet Emma n'ubundi ugenda ukoreho flow, kuko mu minsi iza turatangira amateraniro ari live. Ntabwo turuzuza ibisabwa kugira ngo tubashe kugira amateraniro ari live, ariko ndagusaba kora flow, gende ukoreho flow, ukore like, kiriho comment yawe. Ibiganiro
binyuraho n'ubundi uragenda ubona ibiganiro Prophet Emma acishaho, hanyuma umflowinge kugira ngo mu minsi iza tujye tubana turi live. Imana y'amahoro itugirire neza kuri TikTok. Ndumva Imana izadufasha kandi izadushyigikira bikagenda neza. Rero niba ugenda ujye kuri TikTok yawe wandikemo Prophet Emma, urahita uyibona hafi aho ngaho, nurangiza uyiflowinge ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Nicyo ngusabye, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Wowe ushaka ko tuzabana mu masengesho tugasengana mu minsi 21, uranyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen, umbwira uti Prophet ndashaka kubana nawe kuri ayo masengesho y'igicaniro, shaka kubana nawe kuri icyo gicaniro cy'iminsi 21, dusenya imbaraga z'abadayimoni, dusenya imbaraga za karande, duhamagara Imana. Hari ibintu byagutsikamiye ariko turashaka gusenga Imana, tugahamagara amaboko y'Imana akabiremerera mu izina rya Yesu. Hari umurozi amaze iminsi akuroga, turasenga Imana, amaboko y'Imana muremerere, imbaraga z'Imana zimuremerere mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Habwa umugisha rero kuba wahisemo kuza kubana nanjye, habwa umugisha kuba uhisemo gukanda kuri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Niba ukanze kuri iki kiganiro, Imana iguhe umugisha. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro igufungurira imiryango. Uhisemo kubana nanjye, Imana y'amahoro ihagararane nawe. Reka dusenge Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Ugira neza Mwami Imana, bugacya bukira. Urahambaye, ntujya unanirwa, ntujya utsindwa. Ko wari uri kera na n'uyu munsi niko kiri, ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko kibikora, uko watabaraga na n'uyu munsi niko gitabara. Iyi ni isaha yo kubohoka. Mana, ndagusabye umuntu wese unkurikiye, reka umubohore. Umuntu wese unkurikiye umukingurira imiryango, umuntu wese unkurikiye umucira inzira, umuntu wese unkurikiye umwiyereke, umuntu wese unkurikiye umurwanirire, imbaraga zawe ziboneke kuri we. Urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ndaza kugenda nsubiza ku bibazo by'abantu bagiye bambaza, cyane cyane ku nzozi barota. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagenda nsubiza ibibazo by'abantu bagiye bambaza. Ndagira ngo nkubwire izi nzozi. Hari inzozi urota mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukabona ibintu birimo biraza ariko ntumenye ikintu kirimo kirabizana, ukabona ibintu birimo birakubaho ariko ntumenye ikirimo kirabitera. Rero ndashaka uyu munsi tubane n'Imana, Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Rero hari inzozi urota ukamenya yuko uri mu mazi abira. Imana itugirire neza. Hari uwambaje atese Prophet ati kukunda gusobanura inzozi zivuga ibyago gusa, nta zindi nzozi zibaho? Imana y'amahoro itugirire neza. Zirahari nazo nzazigeraho, ariko uyu munsi mbere yo kwica gitera urabanza ukica ikibimutera. Akenshi burya mu nzozi zivuga ibyiza habamo inzozi z'imiruho. Imana itugirire neza. Hari inzozi ubona ukabona zivuga ibintu byiza, ariko akenshi usangamo inzozi z'imiruho. Imana itugirire neza. Hari inzozi rwose ugira ngo ziravuga ibyiza, ziragira gute, ariko akenshi ugasanga ni inzozi z'imiruho, byene bakubwira ngo umushonji arota arya. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngiye gusobanura ku bantu bansobanuje inzozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Izi nzozi nuzirota umenye yuko ubuzima bwawe buri ahantu habi, ukeneye gusengerwa byihuse. Niba wararose zino nzozi, zimwe muri izi nzozi ngiye kukubwira, ukaba warazirose zimwe muri izi nzozi, ibi bintu ukaba warabibonye, ibi bintu bikaba byarakubayeho, uri mu mazi abira, ukeneye gusengerwa Imana. Izi nzozi akenshi ziba zisobanura ko bagutanzemo ibitambo. Umwe we yarambajije, arambaza atese Prophet, buri gihe nkunda guhora ndota akenshi inzoka inyizingira ku kirenge, ikanyizingiraho, akenshi ikunda kunyizingiraho, ndetse rimwe na rimwe naryama nkikanga ndyamanye n'inzoka. Imana itugirire neza. Akenshi uyu mwuka w'inzoka ukunda kuza mu buryo
bugiye butandukanye, ariko ndawuvuga mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Imana itugirire neza. Icya mbere, iyo urota inzoka ukayibona ikwizingiraho, ndetse ikindi gihe ukabona ikwizungurijeho mu nda yawe, cyangwa se ukabona igihe uryamye ubona inzoka ije mu karyamana iri ku buriri bwawe, menya yuko hari umuntu uri kukuroga. Bakubakiye igicaniro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo bagutangamo ibitambo. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe iyo nzoka barayigutongereye, watanzwemo ibitambo, bivuze yuko ukeneye gusengerwa Imana byihuse cyane. Igihe uyibonaho uwo mwuka ukeneye gusengerwa Imana. Igihe wibonaho izo mbaraga ukeneye umuhanuzi w'Imana kugira ngo agusengere izo mbaraga zive ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari uwambaje ati ese profete, ntabwo twakwisengera? Umva nkubwire, akenshi umutima usobetse amaganya ntubasha gusobanura amagambo. Nibyo koko twahawe ubutwara, umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Ariko ndagira ngo nkubwire, nta muganga wiganga. Muganga aba ashoboye kuvura abandi kandi neza, ariko igihe yarwaye akenera na wundi umuvura kugira ngo nawe abashe gukira. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana mu Ngoma za 2:20 ho haravuga ngo Yehoshafati abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero igihe cyose ushaka gukomera, urizera Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko niba ushaka kugubwa neza mu buzima bwa busanzwe, urasenga kandi muri uko gusenga Imana niho iri bugufashirize, Imana niho iri buhagararane nawe, Imana niho iri bubane nawe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, nta wiringiye Uwiteka wigeze akorwa n'isoni, nta wiringiye Uwiteka wigeze amwara. Rero iringira Uwiteka ubashe kugubwa neza, wizera abahanuzi b'Imana ubashe gukomezwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Rero igihe urota iyo nzoka ikwizingiraho, ukarota kwizunguriza mu nda, igihe cyose uryamye ugahora ubona inzoka, bisobanuye yuko hari umwuka w'abantu bakuroga kandi bagutanzemo ibitambo. Hari igihe ujya kubona ukabona inzoka iraje ikurumye mu kiganza, ikakuruma, ukabona inzoka ikurumye mu kiganza, bivuze yuko ni umwuka wo kuriganywa. Ni umwuka icyo gihe uba wariganijwe. Imbere yawe haba hari ikintu cy'umwuka wo kuriganya. Satani arakuriganya. Ufite abadayimoni bo kuriganywa. Nta umugisha wawe abadayimoni barawukuriganya, nicyo bisobanuye. Umugisha wawe abadayimoni barawutwaka. Ikindi, hari igihe ukarota inzoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ukayirota mu nzozi, ukayirota ubona ikwinjirana mu nzu, ariko ukarota ujya kuyica, ariko igihe ugiye kuyica ukabona iragucitse. Imana y'amahoro itugirire neza. Bivuze yuko wari urimo urwana n'umwuka w'abarozi, ariko kubera ko iyo mbaraga, iyo nzoka igucitse, Imana y'amahoro ishimwe. Igihe cyo gihe rero iyo ubonye iyo nzoka ukarwana nayo, ariko ukabona iyo nzoka iragucitse, ukabona iragiye, menya yuko wari urimo urwana n'imbaraga y'umurozi, ukeneye kongera amasengesho. Nicyo bisobanuye. Kuko ngo iyo igucitse ikagenda, kuko ngo ntabwo uba wabashije gusenya bya bicaniro, ntabwo uba wabashije guhangana na wa murozi ngo umwemeze. Igihe cyose ubonye urwana nayo ukabona ariko iyo nzoka iragucitse kandi urwana nayo mu nzozi, bisobanuye ko ukeneye kongera amasengesho kugira ngo Imana ikomeze ihagararane nawe. Ikindi kikwereka yuko iyo nzoka iyo uyihamije ukayica, bivuze ngo uranesheje. Iyo uyishe uba unesheje. Ariko igihe cyose utayishoboye, bivuze yuko uri mu mazi abira. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo butatu nibwo ushobora kubonamo iyo nzoka, kandi nibwo buryo ushobora gusobanukirwamo. Imana itugirire neza. Ikindi, hari undi muntu wambaje ati akenshi buri uko ndyamye nkunda kurota nibona mu marimbi. Imana y'amahoro itugirire neza. Buri uko agiye kuryama yibona ari mu marimbi, akibona ari mu irimbi, akabona arimo agenda,
akabona rimwe na rimwe akabona arimo aramanuka, mbega igihe cyose ugiye kuryama wibona mu marimbi. Izo nzozi zikunda kukuzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Bivuze yuko ukeneye gusenga Imana, ukeneye gusenga Imana. Uwo mwuka ntabwo ari mwiza, ni umwuka w'abadayimoni, ni umwuka w'abazimu. Uwo mwuka bagutanzemo ibitambo. Bivuze yuko nubwo ugenda ariko wibera ikuzimu. Bagutanzemo ibitambo, ukeneye kubohorwa, ukeneye deliverance, ukeneye kubaka igicaniro cy'amasengesho. Imana y'amahoro itugirire neza. Uko ngo uwo mwuka iyo uwibonaho, izo mbaraga iyo uzibonaho, baba baragutanzemo ibitambo, uba ukeneye gusengerwa Imana, uba ukeneye kubohorwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Uba ukeneye kubohorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukeneye umuhanuzi w'Imana, ukeneye umutambyi. Rero ndashaka gusengana nawe. Imana itugirire neza. Niba ibyo bintu ujye ubyibonaho, ndashaka gusengana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro ikugirire neza, ikwambike imbaraga kandi kurwanirire. Kuko akenshi iyo myuka iri ku buzima bwawe, iyi myuka iguca intege zo gusenga, iyi myuka iguca intege zo kubana n'Imana, iyi myuka iguca intege yo kuba bugufi bw'Imana. Kuko ngo iyi myuka irakunaniza ku buryo nta kintu ushobora kugeraho, nta kintu ushobora gukora, kubera yuko ubuzima bwawe bwose akenshi baba barabutambye. Akenshi iyo ukunda kurota bene izi nzozi, usanga ikikubwira yuko watambwemo ibitambo, usanga rimwe na rimwe urwara umutwe udakira, ugasanga rimwe na rimwe ibyo ukora nta na kimwe kigenda, kubera yuko ufite ahantu wazirikiwe. N'ibyawe byose hari aho byazirikiwe, n'ibyawe byose hari aho byabohewe. Mu isi y'umwuka usanga usanga umeze neza kuko urasenga rwose, ari rimwe na rimwe ukumva ufite intege nkeya, ariko mu byerekeranye n'iby'uyu mubiri bikanga. Uzi impamvu akenshi umuntu asenga ariko ugasanga nubwo asenga ariko ni umukene, nubwo asenga ariko ugasanga nta hantu yari yagera. Imana y'amahoro itugirire neza. Abenshi bakunda kuvuga ngo kuba umurokore mwiza ngo ni uko uba ukennye. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Ntabwo kuba umurokore mwiza bisobanura gukena. Oya. Imana itugirire neza. Hari abarokore bakize, hari abarokore bakomeye, sibyo? Birashoboka yuko wapfa uri umukene, ariko nanone si ihame yuko umurokore mwiza akwiriye gupfa akennye. Oya, mvuga ijambo riravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire n'icyubahiro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ryo rikambwira ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Haleluya. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera yuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Buriya hari ikintu ntemera ku barokore, ugasanga nacyo ugiye kureba usanga ari abazimu, nacyo ugiye kureba usanga ari karande. Ugasanga umuntu arakubwira ngo Imana yarambwiye, barampanuriye ngo singakore, ngumye nsenge, Imana ifite uko izambeshaho. Umva nkubwire inshuti yanjye, nta bundi buryo uzabaho udakoze. Niba ushaka ubugingo, uragumya ugakiranuka ugasenga. Ariko niba ushaka amafaranga, kora usenge, wizere uzayabona. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba ushaka amafaranga, kora wizere usenge uzayabona. Imana itugirire neza. Ariko niba ushaka ubugingo, kiranuka wanga icyaha n'igisa nacyo. Ubugingo birashoboka rwose wabugira ukennye. Ntabwo rwose ubugingo ntacyo bitwaye kuba ukennye se, ntabwo byakubuza kubona ubugingo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubugingo rwose Data wa twese arabutanga, kandi biranashoboka yuko wapfa ukennye. Nta kintu bibwiye Imana. Ko icyazanye Yesu ntabwo yazanywe no kugira ngo abantu babone ubutunzi, babone amamodoka, babone amazu. Icyazanye Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Nyumva neza. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Rero ndagira ngo ngusabe, nkubwire ngo iringira Uwiteka. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ariko noneho wishyiremo ko ugomba gukora. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugomba gukora kandi ugomba guhora ugerageza. Ntugakundire umutima wawe ko uwo mutima wawe kubwira ngo byararangiye, niko Imana yabyemeye, buriya ntibyakunze, nuko byagenze. Ayo magambo ni mabi, ntabwo ari meza. Hora umutima wawe nuvuge ngo Imana iracyari mu ruhande rwanjye,
Imana iracyashoboye byose, Imana iracyabasha gukora, Imana iracyabasha gutabara. Nukuvuga ngo nakuka usigaranye gakeya, tera intambwe ukomeza imbere, tera intambwe ukomeze ugenda imbere, tera intambwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Tera intambwe ukomeze ujya imbere. Yego warakoze bwa mbere urahomba, ariko ukomeze usenge wizere, kandi ntucike intege, ntucogore. Wivuga ngo gucuruza si ibyanjye, wivuga ngo akazi si akanjye, wivuga ngo kwiga si ibyanjye. Kuba ujya mu ishuri bikanga ntibivuze ko kwiga atari ibyawe, ni ibyawe. Ahubwo iringira Uwiteka, azakubera umurengezi kandi azakubera umutabazi. Kuki uvuga ngo kwiga si ibyawe? Kuki uvuga ngo ibingibi ngo ntibyashoboka? Birashoboka cyane. Izera Imana, nta kintu kinanira Imana. Wivuga ngo kwiga si ibyawe, wivuga ngo gukora si ibyawe, wivuga izera Imana, kuko Imana ishobora byose. Yego waracuruje biranga, waragerageje, ariko komeza wizere Imana, komeza wizere Imana, komeza wizere Uwiteka, komeza umwiringire, komeza umuhangaho amaso. Imana itugirire neza. Nubwo wacuruje bikanga, ariko ngera ugerageze. Nubwo wasabye akazi bikanga, komeza wapurayinge uzakabona. Komeza usenge, komeza usenge, komeza wizere Imana. Imana iracyahari. Yobu yabivuze neza, aravuga ngo aracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Uyu munsi byanze, ariko ejo bizemera. Umwuka Imana iguhaye uhumeka nicyo gishoro. Kuba uri muzima bivuze yuko Imana izakugirira neza. Ya masezerano yose Imana yaguhaye azasohora mu izina rya Yesu. Bya bindi Imana yavuganye nawe bizasohora. Rero kiranukira Imana, wizere, usenge, bizakunda mu izina rya Yesu. Uyu munsi byanze, ariko ejo bizakunda. Uyu munsi ntibyemeye, ariko ejo bizemera. Uyu munsi nta mugisha wabonye, ariko ejo uzawubona. Rero ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana, kandi Yesu ni muzima, nta kintu kimunanira. Imana itugirire neza. Rero nari nkivuga kuri iyo myuka, kuri iyo myuka y'abadayimoni ikunda kunaniza abantu, ikabananiza, ukabona ko iyo myuka ibananije rwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo myuka ugasanga irabatsikamiye, iyo myuka ugasanga irabananije, iyo myuka ugasanga ibambuye ijambo, ugasanga ibambuye agaciro. Hari ibintu bikwambura agaciro, bikagutesha agaciro. Ubu ukeneye gusengerwa Imana. Rero ibyo bintu niba ubyibonaho, izo nzozi ukazibonaho, buri uko ugiye kuryama ukibona ahantu nawe ubona ko hadasobanutse, Imana itugirire neza. Indi nzozi ya gatatu ari nayo nsorezaho, hari abantu bajya kuryama akarota inzozi z'abantu bapfuye. Imana itugirire neza. Akenshi ukabona ibintu by'imyuka y'abantu bapfuye. Abantu bapfuye ukakunda kubabona mu nzozi zawe. Ubona abantu bapfuye, ukabona uri ku nyogokuru wawe wapfuye, ukabona sogokuru wawe wapfuye, ukabona muri kumwe, ukabona muragendana, ukabona mama wawe wapfuye, ukabona papa wawe wapfuye, umuvandimwe wawe wapfuye, ukunda kumubona mu nzozi. Ukeneye gusengerwa Imana, uraboshye. Bisobanuye ko hari imbaraga ikuboshye, hari umwuka ukuziritse. Ikindi, umwuka w'urupfu ugenda kuri wowe, kubera yuko uri muzima. Umuntu muzima rero ntaho hanahurira n'abapfuye. Umuntu muzima ntaho hanahurira n'imizimu, ntaho hanahurira n'imbaraga z'ikuzimu. Rero uri muzima, nta mpamvu yo guhura n'abapfuye. Iyo uhura n'abapfuye kenshi biba bisobanuye ko uwo mwuka w'urupfu kugendaho, umwuka imbaraga z'umwijima zikugendaho. Uraboshye, ukeneye kubohorwa, kubera ko iyo uri muzima urota ugendana n'abantu bazima. Rero mu isi y'umwuka nta hantu umuntu muzima akwiriye guhurira n'uwapfuye. Iyo uhura n'uwapfuye rero haba hari umwuka w'uko izi mbaraga zishobora kukugendaho. Kubera iki? Akenshi uzabona nk'abantu bapfuye, ubone nka mama wawe aje ku mwana wawe arimo aramukinisha, ukabona aramwishimiye. Nubwo ubona amwishimiye, ariko rimwe na rimwe hari igihe amwishimira bikarangira amujyanye. Ni hahandi uzabona abana bapfa, ariko bagapfa impfu z'amayobera, bagapfa impfu zitunguranye. Imana y'amahoro itugirire neza.
bagapfa impfu zitunguranye, bagapfa za mpfu ubona zidasobanutse. Uzi ikintu kiba cyabaye? Haba habayeho yuko izi mbaraga z'abadayimoni ziba zabashije kuganza. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo uyu mama wawe nubwo ubona yishimiye uyu mwana, ni ukuvuga ngo aba yarapfuye ariko afite inyota yo kugira umwuzukuru. Noneho rero akenshi ikintu gituma umuntu wapfuye agaruka mu bantu bazima, akenshi baba baravuye hano mu isi hari misiyo batararangiza, yaba nziza yaba mbi. Niyo mpamvu uzasanga hari abazimu baba bafite misiyo mbi, baba bafite uburakari, baba bafite umutima wo guhora. Hari abazimu baba bifitemo guhora, ugasanga ikintu afite, icyo atekereza ni uguhora, icyo atekereza ni ukugira nabi, icyo atekereza ni ukwica. Ni ukuvuga ngo hari ibintu aba yarapfuye atari yarangiza. Hari umuntu wakubwiye ati njyewe nimpfa nzajya nkugarukira, nzajya ngaruka ngutere. Bene uwo nguwo byanze bikunze abapfanye imihigo mibi. Imana itugirire neza. Ni wa mupfu bavuze ngo yarapfuye apfana agahiri n'agahinda. Imana itugirire neza. Rero na mama wawe hari igihe apfa ariko agapfa yaranyoteye kuzabona umwuzukuru wawe. Rimwe na rimwe rero ugasanga ubyaye umwana ukajya ubona mama wawe wapfuye arimo araza gukinisha uyu mwana, ukabona arimo araza amukinisha kandi ukabona mwishimiye. Cyaha iyo myuka mu izina rya Yesu, wibyisha iyo myuka y'icyahe, kuko uwo ni umwuka mubi cyane. Nubwo ubona arimo aramukinisha ariko bizarangira igitondo kimwe amujyanye, kubera kuko amukunda aba yifuza yuko yaza bakabana aho ari. Rero igihe imyuka mibi birangira igukuruye ikakujyana, Imana y'amahoro itugirire neza, ikagukurura rwose bikarangira ugiye, ikagukurura ikakujyana, ugasanga neza birangiye ugiye, ugasanga neza waryamye ariko ugasanga umuntu mu gitondo yapfuye atese. Hari imbaraga y'abadayimoni iba yamutwaye, hari imyuka iba yamutwaye. Niyo mpamvu nuryama, naho waba utarwaye, naho waba udafitiye ibindi bintu, jya uryama usenze. Imana y'amahoro ikugarurira ibihe byo gusenga, Imana y'amahoro ikugarurira ibihe byo gusabana n'Imana, Imana y'amahoro ikugarurira ibihe byo kwiyiriza ubusa, Imana y'amahoro ikugarurira ibihe. Imana itugirire neza. Ngiye gusoza ariko ndashaka kuvuga iki kintu. Ndagira ngo mbasabe inshuti z'umusaraba, mube mu bihe byo gusenga, mube mu bihe byo gusoma Bibiliya, mube mu bihe byo kubana n'Imana. Nujya ujya kuryama jya usenga Imana, nubyuka ushima Imana, kubera yuko nubwo ubyutse si kubw'imbaraga zawe, nta nubwo ari kubw'amaboko yawe, ntabwo ari uko wakiranutse cyane. Oya, Imana yatanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwawe, ariko buriya uzi ibintu Imana iturwanirira. Reba umuntu uryama, uburyo uryama. Iyo umuntu asinziriye ntamenya pozisiyo aryamamo. Hari uryama yasamye, hari uryama agona, hari ugize gute, ariko ibaza inzirimo ibinyenzi, inzirimo imbeba, inzirimo imiserebanya, inzirimo inshishi, inzirimo ibitagangurirwa, ariko ukaryama wasamye, wabyuka kandi Imana ikakurinda, ikarinda ko imbeba zinjira muri ka kanwa kawe. Imana itugire neza, kuko wasamye zishobora kwibesha ko ari mu mwobo zikinjira zikagenda, ariko Imana ikarinda ko imbeba yinjira mu kanwa kawe. Ukaryama wasamye, ukabyuka nta binyenzi byagiye mu kanwa, ukabyuka nta binyenzi byagiye mu mazuru, ukaryama ukabyuka nta binyenzi byagiye mu matwi, ukabyuka ubona ahantu hose umeze neza. Ukwiriye gushima Imana. Shima Imana, ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga, ntabwo ari uko ushoboye. Oya, ni Imana yakubambiye amahema, kubera yuko kuryama ni ibya buri wese ariko kubyuka si ibya buri wese. Nubona uryamye ukabyuka jya ushima Imana, uvuge ngo Mana ndagushima kumpaye kuryama ukaba umpaye no kubyuka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Imana rero ibaho umugisha. N'izo nzozi nsobanuyeho, igihe uzibonaho menya ko ukwiriye gusenga, menya ko ukwiriye guhamagara umukozi w'Imana mugasenga n'Imana. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana yihagije, uri byose muri byose. Tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nsengeye umuntu wese warunkurikiye, mugire neza kandi umubambire amahema, umwagurire imbago, kuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke kuri we, ubutware bwawe bumubonekeho, amaraso yawe amubonekeho, umwihishurire, umwitamururire, maze ubutware bwawe bukomeze kumugaragaraho. Urakoze Kristo umwami Imana.
amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntugende utabikoze inshuti yanjye, ndabigusabye ntugende utabikoze, bikore. Imana iraguha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo shalom shalom, Uwiteka kwishimire. Yari Prophet Emma, shalom shalom.